bansunika ngo ngwemo, agaca icyanza kankurura ngo mvemo, andenze imisozi akanyambutsa inyanja, inyanja y'umubabaro. Agaca icyaha bansunika ngo ngwemo, agaca icyanza kankurura ngo mvemo. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo tubyutse dushima Imana yacu izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye Imana yuzuye urukundo no gukiranuka, dushimiye Imana isezeranye igasohoza, dushimiye Imana yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Yewe dushimiye Imana yatwimanye kandi ikomeje kutwimana. Dushimiye Imana yahabaye cya gihe n'uyu munsi ikaba ikomeje kuhaba. Dushimiye Imana. Nyemerera nawe uhereza Imana icyubahiro muri iki gitondo. Ndagusuhuje wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, ndagushuhuje wowe uri mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu. Yesu Kristo nashimwe. Abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Nshuti zanjye ndabakunda cyane, Yesu Kristo ashimwe. Tubyutse dushima Imana. Banza Imana aho ugiye, banza Imana mu kazi kawe, banza Imana, iragiza Imana Data, ugume muri Yesu Kristo, unezezwe n'umwuka wera. Imana ishimwe. Iki cyumweru twaganiriye amagambo atandukanye. Twavuze akamaro ko kwibuka ari byiza. Icya mbere cyo, iyo wibuka bituma uha agaciro, utatandukira kuri uriya wawe wibuka wari ingenzi ku buzima bwawe. Kwibuka ni byiza, uha agaciro ndetse n'amaboko yagutabaye, uha agaciro umuryango wawe n'igihugu cyawe. Kwibuka ni byiza rero. Kwibuka uzirikana izirya nzirakarengane, arya amaraso y'Abanyarwanda yamenetse, wiha agaciro. Kwibuka ni iby'agaciro. Twaganiriye ikindi kintu, irindi jambo, ko tugomba kwiyungamo imbaraga kugira ngo tugire aho tuva, tugira n'aho tugera. Tuganira ijambo ry'Imana, dusanga ari byiza ko dukomeza kwiyubaka, tukubaka, tukiyungamo imbaraga, tukubaka, tukagera ku rundi rwego, tukagira aho tuva n'aho tugera. Imana rero ibaha umugisha. Iki cyumweru dukorotira iki cyigisho cyacu cyo ku magambo atandukanye twagiye tuganiraho. Ndashaka kuvuga ku mugisha Imana igenera abantu barenganyijwe, bagiriwe nabi, igenera abantu basigaye, abantu bacitse ku icumu. Hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Ntago amarira n'akarengane ko abatutsi bagiye bagirirwa, ntago Imana yakurira mwaho buri umwe wese. Icyo usabwa wowe, ujye uhigura imihigo, ukora ibyo gukiranuka kandi ukore cyane. Imana nayo izadudubiza umugisha mu mirimo y'amaboko yawe. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana muri iki gitondo mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, ibice 8. Turasoma umurongo wa 4. Titire y'ijambo handitse ngo Imana igaruka i Yerusalemu, hazubakwa habemo amahoro. Yerusalemu ubanze uyumve mu buzima bwawe. Yerusalemu ubanze uyumve mu mudugudu utuyemo mu gihugu cyacu. Hari ubuhanuzi Zekariya avuze ngo Imana igaruka ikugarukeho, ngo igaruka i Yerusalemu, ngo hazubakwa, wubakwe kandi wubakike. Ikindi ngo habemo amahoro. Amahoro Uwiteka atanga akugwiremo, abagwiremo. Imana ishimwe cyane.
umurongo wa 4 handitse ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati hazaba igihe abasaza n'abakecuru Imana ishimwe bazongera kuboneka mu nzira z'i Yerusalemu. Imana ihabwe icyubahiro ngo hazaba igihe, niko Uwiteka avuze ngo hazaba igihe abasaza n'abakecuru bazongera kuboneka mu nzira z'i Yerusalemu. Impamvu ijambo ry'Imana rivuze ritya nuko habayeho igihe abasaza n'abakecuru bicwa bakarangira, bararangira rwose, abantu basigara ari umugani kumva ngo wabona umukecuru cyangwa umusaza. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ngo hazaba igihe abasaza n'abakecuru bazongera kuboneka mu nzira z'i Yerusalemu. Imana ihabwe icyubahiro ko muri iyi myaka 31 ishize ubu hariho abakecuru n'abasaza. Imana ihabwe icyubahiro kuko iri sezerano yazisohoreje n'abanyarwanda. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe cyane ngo mu nzira z'i Yerusalemu umuntu wese azaba yicumba ishyimbo kuko azaba ashaje cyane, kandi inzira zo ku murwa zizaba zuzuye abahungu n'abakobwa bakinira mu mayira yo muri wo. Imana nishimwe, Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo Imana cyangwa umuhanuzi Zekariya yahanuriye Yerusalemu, yarabahanuriye. Ariko ubu buhanuzi navuga ngo twebwe nk'abanyarwanda ubu buhanuzi twe tubwicayemo. Uyu munsi dufite aho Imana imaze kutugeza. Imana yaratwubatse kandi twarubakitse. Imana ishimwe. Nawe rero nakubwira ngo wongere wiyungemo izindi mbaraga zo kongera kwiyubaka, zo kongera kumva hari urundi rwego, kuko Imana iratubwiye ngo hazaba abasaza n'abakecuru ngo bazajya batembera muri izo nzira yewe z'i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Dusome umurongo wa 11 handitse ngo iki? Ariko noneho abasigaye bo muri ubu bwoko sinzabamerera nk'uko nabamereye mu bihe byashize, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kuko hazabaho imbuto z'amahoro, umuzabibu uzera imbuto zawo, ubutaka buzera umwero wabwo, n'ijuru Imana ishimwe rizatonda ikime cyaryo. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo byose nzabiraga abasigaye bo muri ubu bwoko. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Hari ikintu Imana ivuganye natwe, kandi nawe nimba ujya uba mu mwuka ukakireba neza ubona ko byemeye nyine. Imana hari ikivuze, ntago dutandukira ijambo ry'Imana ni ukuri. Imana iravuze ngo kuko hazabaho imbuto z'amahoro. Imana ishimwe ngo hazabaho imbuto z'amahoro. Izo mbuto z'amahoro zirigaragaza. Imbuto z'amahoro ni iterambere. Imbuto z'amahoro ni uko abana bacu bakuze bagashaka bakabyara. Imbuto z'amahoro ni uko abana bize nta vangura. Imbuto z'amahoro ni uko abantu uyu munsi batega indege bakagenda bakagaruka mu gihugu bagacuruza bikemera. Ngo hazabaho imbuto z'amahoro, hazabaho imbuto z'amahoro. Imana ishimwe. Dushimiye yera ko izo mbuto z'amahoro nkatwe nk'abanyarwanda tuzisoromaho, tuzibona. Imana nishimwe. Imana iratubwiye ngo umuzabibu uzera imbuto zawo. Imana ishimwe. Ni ukuvuga buri muntu wese ibyo azagerageza gukora bizajya byera imbuto zabyo. Imana ishimwe cyane ngo kandi ubutaka nabwo buzera umwero wabwo. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo nawe urabyumva urabireba ubibamo. Imana ishimwe cyane. Hari irindi jambo Imana ivuze nyuma y'uko ubutaka buzera umwero wabwo ngo n'ijuru. Imana ishimwe, haleluya. Ngo ijuru naryo
ayiwe ngo rizatonda ikime cyaryo. Imana ishimwe ngo ibyo byose nzabiraga abasigaye bo muri ubu bwoko. Imana ibaha umugisha. hari umurage duhawe n'Uwiteka, duhawe umurage n'Uwiteka w'amahoro, duhawe umurage n'Uwiteka wo kwera imbuto, duhawe umurage n'Uwiteka yuko abasaza bazajya n'abakecuru batembera bagendagenda mu nzira z'igihugu cyacu. Imana nishimwe cyane, Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane. Dukomeze kwibuka twiyubaka, abagiye mu kazi muhahe muronke, birashoboka kuri bukore n'isafari ugendane n'amahoro y'Imana. Imana iyo nigunze saramuburiza, iyo agahinda kanyuzuye umutima,